Yes, reka mbasuhuze mwese kandi nizere ko mumeze neza cyane nkuko mubibona turimo tugenda tubereka imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport akaba ikomeje imyitozo yitegura ikipe ya Kiyovu Sport. Ni umukino ukomeye cyane kubera ko ni derby y'amateka rwose, ni amakipe y'abanyakondo, ni amakipe yahanganye kuva kera. Mbangubwira ni wowe utarakanda subscribe ku byegeranyo Empire ni nico geni nako kanya kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tugenda tubana neza cyane. Wewe wamaze gukandaho mba nkushimira nkubwira ni Imana ikomeze ikumere umugisha. Uyu munsi nago ndi ngenyine ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye kugenda dufatanya ikiganiro, ndagira ngo nawe atwibwire ubundi dukomeze. MC Sanga mchambuzi wa habari za michezo. Yes MC bimeze bitariko mtaalamu. Meze bo ndashima rurema kabisa, turimo turinjira mu bihe biryoshye kabisa. Tuvuye mu meshi twinjiye mu cyo bita Rwanda Premier League ku munsi wa gatanu. Ku munsi w'ejo turaharyamye ikipe ya Gorilla icakina n'ikipe ya AS Muhanga. APR yo iri muri Tanzania. Rayon Sport ku munsi wa gatatu igomba gucakina n'ikipe ya Kiyovu Sport Football Club. Nuko nangiye umwaka mushya w'imikino sezo 2025-2026. Yes, rumva yuko rero ari ibintu bizaba bikomeye cyane, amakipe menshi rwose azaba ahangana. Ndagira ngo ariko twibande kuri Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport, derby y'amateka. Ekipe ya Rayon Sport dusubiye mu mateka, ni ekipe itaratsindirwa ku mukino wa mbere kuva 2012 ubwo biheruka 2012 ndabyibuka neza cyane. Icyo gihe nikaga mu mwaka wo mu wa gatandatu primaire, nikaga mu mwaka wo mu wa gatandatu primaire rwose, ndumva ari nabwo nakoze ikizamini cya leta muri 2012. Rayon Sport icyo gihe ndabyibuka yatsinzwe umukino wa mbere n'ikipe y'Amagaju ibitego 2-1, irongere nakubitwa n'ikipe ya AS Kigali. Hanyuma nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport ihita yimuka iva i Kigali ijya i Nyanza, noneho itwara n'igikombe uwo mwaka, ubwo ni muri championnat 2012-2013. Nyuma y'imyaka 10, ubwo ni 13 kuva 2012, nyuma y'imyaka 13 urabona Kiyovu Sport ishobora gukuraho ibyo bintu noneho ikaba yatsinda Rayon Sport ku mukino wa mbere. Muri football njya mbona amateka akora cyane, cyo bita histoire, ikintu njya mbona gikora cyane. Hari ukuntu ikipe bavuga ati nimba ikipe yaragutsinze inshuro zingahe zikurikiranyije cyangwa se itari yakora ibintu ngo ku mukino wa mbere. Amateka arakora cyane muri football, njye narabibonye. Byari navuga ngo ikipe ngo ari yubatse ngo hari kuvuga ngo ibiki n'ibiki, ibyo bintu ntabwo bikora. Sport ntabwo ngewe mpamya kwishobora gukubitwa n'ikipe ya Kiyovu Sport byakigira byose, yamanuka igira ute yazana ibiki n'ibiki. Sport birimo ibintu bitari byiza, amakuru atari meza ari kuvugwamo buri munsi ku ruhande rw'abayobozi, yaba ari Twagirayezu Tade, hakaza aho bita Paul Muvunyi uyoboye board y'ikipe ya Sport, ngo ntabwo bari gucana waka. Ariko ibi ngibi ntabwo bituma Rayon Sport idakubita umukinnyi uyu mukino kabisa. Ngewe na kipe mba ndi gufana, ariko ubwukije uko bimeze resultat nuko amakipe ahagaze, Rayon Sport iri mu mujyo mwiza wo kuba yahita ikubita ikipe ya Kiyovu Sport amatota tayari kiti yakukana ku mukino wa mbere no kunganya nabirimo. Ngo kuri wowe urabona umukino wa mbere ikipe ya Rayon Sport izatsinda Kiyovu Sport. None ndagira ngo tugaruka kuri tapi veri. Ikipe ya Kiyovu Sport yari yubatse uyu mwaka bayemere kongeramo abakinnyi, yongeyemo abakinnyi bagiye bakomeye b'abasiniya, harimo ba Emile Rwabuhihi, Aime Placide, yongeramo abakinnyi nka ba Ami Cedric, yongeramo abakinnyi nka ba Rukundo Abdurrahman dukunze kwita Paplay. Urumva ni amazina menshi agiye atandukanye, ndetse n'abari basanzwe ba Niyo David n'abandi bakinnyi menshi bagiye batandukanye, nubwo twiwenda yatakaje ba Musengo Tansele, igatakaza aba ba Ishimwe Christian baherekeje mu ikipe ya Marine, ariko ni equipe nayo yongeyemo amaraso mashya. None ugafata Paplay wirukanwe muri Rayon Sport, ugafata Cedric waje muri test muri Rayon bikanga bakamwoherezayo. Urabona bidashobora kuzatuma mu kibuga ibyo dutekereza bihinduka. Rega kuba Kiyovu Sport nibyo yari yubatse, yazanyemo abo bakinnyi bose ba Placide uri kuvuga, ba Paplay bose irabazana n'abandi bose, ariko se kuba yari yubatse tutibagiwe na Nsanze Mfrake Derek. Yego ndabizi cyane, hace no makipe akomeye nka za Police zose. None se ibyo bikuyeho ko Rayon Sport yo yiyubatse. Rayon Sport ntabwo yiyubatse, ntabwo yazanye abo bitwa ba Bigirimana Abedi, ntabwo yazanye abo bita ba Rivalido, abo ngabo bose si bataka, ntabwo Azizi Basane nameze neza, abo bita
abandi bakinnyi nka Habimana Yves ntabwo bahari. Abo bose si abakinnyi Rayon Sport yongeyemo kandi bari gutanga icyizere cyo kuba bakitwara neza cyane. Umudefenseri wabo mpuzamahanga mpuzamakungu niko mu Burundi bivuga mpuzamakungu Yusudiyanye naharyamye. Aho muzamu mpuzamakungu nawe nahayo aryamye pave nzira. Ubwo si iyo kipe uzayisesera uzacaye kugira ngo uyitsinde. Iyo kipe ya Sport ni ikipe imeze neza ku buryo wenda ugereranyije n'andi makipe kuntu yiyubatse byibura ikipe isa nkaho ikanganye nyuma y'ikipe ya APR na Rayon Sport. Indi kipe wenda uvuga ko inakanganye wenda iteye ubwoba yo yanibatse kurenza na Rayon Sport wenda no kwazamo ibindi bibazo byibura ni Police, ariko Kiyovu Sport no yitenga imbere ya Rayon Sport. Kiyovu Sport ntiyagira umuntu kuyobya ngo Kiyovu Sport ngo ahangaha ngo Emede ngo amagambo yavuze ngo baraza ngo kubita ikipe ya Rayon Sport ari kuri tapi. No, ntabwo bishoboka, biragoye cyane. Ni kwa kundi wenda bavanga ngo umupira uridunda ari kugira abawudunda. Umupira widunda ugira abawudunda. Abo bataka Rayon Sport ifite aka kanya nubwo ntago yego bakanganye kuko forunganye ntabwo aragaruka mu bihe bye, ariko papure yari yaje umupira uzamuremera na bizamucanga abura umupira byo gushaka gutsindira ikipe ya Rayon Sport yahozemo. Ngaho ndi Kiyovu Sport neza kwitwa ahubwo byinshi muzatwara umufuka nagana babahungu sifa. Uribaza uti ni bingahe ibindi byo urumva ari uko kuyabya? Yego hariya nagiye mu buryo bujya bundi ikipe ya Sport ari igomba gucyura amanota 3 na bintu bindi biri kugenda ngo biki n'ibiki, ariko ku isaha 12:30 tuzabe tuharyamye twese twirebera iyi match. Abandi ngo muzikurikiranye ku mateleviziyo niko numvise Rayon ngo barivumbuye ntabwo bashaka kujya kureba. Ako bura bataje ni yaba ari ikindi gitego bakubiswe gatobora no gatugana mu kanya mbwira ati ngewe ati nubwo batazaza ngiye nyine nk'umufana mukuru ngo ngomba kuba mari ngomba kuba mari bazaba hari ngo nzamibereye nyine nk'ibisanzwe, ariko abari bose bazaza kwese gushyira ariko ibyo ngibyo naho bihuriye kuko n'ubundi amakipe niyakina ibyo nibituma ikipe yitwa Gorilla FC idakanga amakipe kandi n'abafana igira. Gorilla nigize ikanga nigize kubita umusubirizo ugasanga yazihashye yagize utifite abatameshe nuko shampiyona igiye kurangira utamenya nayo ibintu bite. Ubundi Gorilla itangira shampiyona nko muri faza wumva ari ikipe yakure kubiri muri 3 za mbere direct byumvikana bikarangira shampiyona ari kwimeza, ariko mu mikino yanyu masi nayo sinzi utuntu tuyirya muri defense yayo no mu mazamu nimba bagira ute atayari nyine kabya irasigaye, ariko wenda ari nyine basanga nawe bakiramo kasambaratika. Yego Rayon Sport rero ifite nkuko nabivuze ifite ruya Paveri nzira mwizamu ikagira Ishimimana Emmanuel Kabanga ari kuri kabiri, ikagira abadefenseri babo yaba ari Rushema Chris. None ushatse kuvuga ko Serumogo amukora kuri kabiri ukashyira Kabanga? Kabanga reka n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu n'umukinnyi umeze neza. Kabanga agomba gukina Serumogo ari Omar agomba gukina. Ukaba bamushyira kuri kabiri? Yego agomba akoresha abadefenseri babiri umbwira aba wakoresha. Abadefenseri babiri na wundi ni Yusudiyanye. Emery Bayisenge yagombaga nawe gukora, ariko nabonye muri iminsi mu myitozo ari gukora asa nk'utameze neza ashobora kutazakina kuri uriya mukino wenda. Ubwo ni Yusudiyanye nande na Rushema Chris. Hanyuma gatatu ni musore Prince nakoresha n'umbwira. Hanyuma gatandatu ngomba ngiye guhita nereka niyo nzemo Olivier SF nagira umuntu kuyobya ngo ntabwo harara kambana roho banyuze no muri Kiyovu Sport. Hanyuma ku munani hagati yo ariko se hari umuntu utabizi ko bigira Imana Abedi ari gucimaka bigira Imana Maestro ku 10 Adama Bagago niho bari mu mushyire. Inde Adama Bagago niho bari mu mushyire. Adama wamushyira ku 10? Namushyira ku 10 kuko ubundi nubwo bajya bamushyira ku mpande buri hano umukinnyi wo hagati mu kibuga. Hanyuma none reka dufata uruhande. Hanyuma rw'ibumoso wahakira nde kuri 11? Kuri 11 ni Azizi Basane kuranya nk'ibisanzwe. Karindwi no bita Harimana Abdelaziz Rivarido. Hanyuma ukatakisha nde? Atakisha uwo bita Habimana Yves kuko Asmani ntabwo namubonye n'unyongeye. Asmani ndi kumana rwose iyo ni update ntabwo imyitozo y'uyu munsi yayikoze ubwo nuko wowe ubana 11 uravuga ko Paveri Nzira yajya mwizamu kabiri Serumogo gatatu musore Prince, hanyuma ugakoresha abadefenseri babiri Yusudiyanye n'uwitwa Rushema Chris, gatandatu ugakoresha Ndayishimiye Richard hari naho navuze wavuze Sefu, hanyuma 8 bigira Imana Abedi, 10 Adama Bagayogo, 11 Azizi Basane, 7 Harerimana Abdelaziz Rivaldo, hanyuma 9 ukatakisha Habimana Yves. Ubwo nguko nuko wowe 11 bawe ubabona nuko nabacoy niyo 11 igororotse ikipe ya Sport ku munsi yaba ari abazungu
abo ni abazungu bagororotse abandi bose nyine basajya bagenda baza basimbuye ntabwo mvuze ko batazakina bazasimbura abo barishari bose agomba kuzamo ntabwo match yarangira adakinya rishari n'umukinnyi uri kwitwara neza mu ikipe ya 11 dupanze abanyamahanga ni bangahe muri iyo 11 dupanze uhereye nko mu izamu